ariko nyamara inama nyine ngiye impamvu nkuhamagaye mu kiganiro no kujya numvisha abantu ko mane kubwira ngo umveho ariko niba unabishaka reka tubitangire nari ngeze ko mba mwiteguye ahubwo reka mubwiye noneho ndakuvuga ahubwo uzagende kuri ribu ujye kuvuga ngo hano hari umuntu watengereje ari kwirirwa ngiye njya gukurega se Derek mwana uri kujya kumuhamagara ngo nindeke kukuvuga noneho reka ngende kubwire nzakuvuga mpaka uzagenda ujye kundega nanjye ndagusezeranya yuko mukumvuga kwa uzagaruka ukambwira ngo noneho kumvuga byarangiye ko nzaguha icyo uzamereza mpaka igihe ubwaho uzacisha simbikubwiye. Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro kandi n'abatameze neza Imana iraza kubigenza neza. Uyu munsi biranga ejo bigakunda. Uyu munsi rero mbere yuko ninjira mu bintu byinshi cyane my dear friend bafitiye inkuru nakatari inkuru kubera ko iki cyumweru nyine kiranunguye n'ababeshye kibayemo ibintu byinshi ntatekerezaga ko bishobora kuba tugiye kuri Orugana Derek tukajya kuri Kelly na Tony mwagiye mubonamo ibintu byinshi ariko bimwe muri byo ngiye kubisobanura mbishyireho n'umucyo mwagiye mumbaza ngo ni ibihe bintu mu byo turi gukora biri plank byose ngiye kubasobanura ukuntu bimeze n'ibitari plank mbibabwire. Uyu munsi ikintu uri bwumvire hano nicyo kiraba kiri seriye ibindi byose uzazana ntabwo bindeba uko uzabifata alonke cause nyine ni ngiye ugiye kubikwibwirira. Narababwiye ngo ninshaka gukora planka nzayikora ndetse nabibabwire ko ari plank cause nyine yaba ari plank yaba atari plank I know ko mwabireba kubera ko abanyarwanda maze kubibona. Reka ndeke kuvuga ngo abanyarwanda ahubwo abantu twese muri rusange dukunda ibintu byitwa ngo byashyushye byaterewe hejuru twikundira nyine bya bintu biri kwaka umuriro tutazi ngo biva he biherera he. Hari nk'abantu nabonye kuri iriya video ya Kelly yasohotse banyandikiye cyangwa bamwe barampamagara cyangwa se we hari abamuhamagaye bamubwira ngo Kelly ngo biriya bintu ntabwo byakubaho ngo biriya bintu ntabwo byaba kandi mwumvisha ko ari urukundo kandi ari uburyarya buri kubagenza. Dear friend ndashaka kubabwira ikintu kimwe cyonyine ibi bintu byabaye bishobora kukwereka abantu kumva okay sinshaka kugaruka ko ngo ari ibiki n'ibiki kuko nubundi ibyo mutekereza ngo ni planka si planka ni ibintu biri seriye ariko ikintu cyadushimishije muri ibi bintu byose byabaye twashimishijwe na ba bantu ushobora kwicara uvuga ngo mfite inshuti zahe ni ba bantu muba muri kumwe uzi ngo ufite inshuti kandi nta muntu pe. Ibaze nawe iriya video yarasohotse kugira ngo bamwe muri abo bantu bagende basange Kelly cyangwa se banaze nge kuri ngiye bambaze ngo ese iyi video rimwe imeze gute yateguwe gute eske ni planka ntabwo ari planka ahubwo ni kwa kundi ufata ibintu kabiterera ku muntu nkaho biriya byamubayeho ari igikuba cyacitse wowe ejo bitakubaho ahubwo kugira ngo mujye gufata umuntu mugira inama mu mubungabunge muvuga ati ahari yarega ni nk'umuntu abonera ngo bano bantu barankunda cyangwa baranyanga nkubeshye se ntabwo umuntu azabona ko umukunda ari uko muri mu byishimo gusa just ese reka twibaza ari nka plank mwese abantu mwitapaguye abantu mwagiye muvuga ubugoryi ubwo bizagenda gute? Reka tujye tuganira ari nka plank yateguwe muzi n'ubugome bwanyu n'ibintu mwagiye muvuga kuri Kelly ubuse mbagarure hano mu kiganiro mwese mbavuge inze mvuga abantu mwese mwambwiye ubugambo n'ubutari ubugambo inze mvuga abantu ningingiye nkababwira ati uyu niwe mwanya Kelly abakeneyemo ahubwo muraho ngagasore ngo karya amafaranga y'umugore ngo bagasohoye mu nzu murashimije nyamara nawe bayagwaye ntiwanayanga nubwo atari nabyo ariko wowe bayaguhaye nta magambo ufite wayasamira hejuru mu kirere. Before yo kuvuga ikintu cyari cyo cyose kiri no sense kuri life ya muntu jya ubanza utekereze ngo ngiye kuvuga ibiki ese biriya bintu ngiye kuvugira bimeze bite wowe just uri kubona kamera uri kubona umuntu ari gutongana ntunazi niba yanabipanze ahubwo wese upfa kumucira iteka. None reka mbaha amakuru meza rero abababaye cyangwa bishimye simbizi gusa nta mutima mubi ukiri hagati y'abo bantu babiri uko mwababonye muri video tumaze iminsi niyo mpamvu mubona nta video meruka gusohora tumaze iminsi turi Rubavu ebana video ndumva bamwe muri mwe mwagiye muzibona sibyo nyine niko ubuzima bugenda. Ibyo nababwira rero ni ibi ngibi ntukajye upfa kuvuga gutyo uhubutse nyine tu ngo abantu bashwanye bla bla. Ese reka mbabaza nkaburiya tuvugisha ukuri niba wanamukundaga byanyabyo kari akanya keza ko guhita ujya kumuvugira amagambo nk'igihumbi? Erega impamvu mbivuze murayizi muzi abantu twagiye tuganira
bari kumbaza ngo Kelly ngo ntabwo narinzi ko ari imbwa kuriya. Imbwa se we warayireze? Uzi uburyo imbwa imeze? Maze mutinya abantu babwiza ukuri iyo bavuze ukuri, ahubwo nibwo muhita murakara. Niba ibintu bimubayeho kuriya none mbamenyeshe bameze neza, ejo bundi nibajya kubakorera video muzumirwa bazaza basa neza. Bana yanjye kuvuga gusa nyine niba haranabaye n'ibintu runaka, hariya niho umuntu aba akeneye inshuti ngo zimugire inama, zimubwire ibintu nyine byubaka umutima we, zimuhumurize. Bro, niyo yaba ari plank, mujye mwiga mwigire muri bino bintu dukora. Niyo yaba ari plank ndababwiza ukuri, biriya ni inyigisho zikomeye cyane. Ngaho nawe reka nkubwiza ukuri, tegura plank yawe. Tuve kuri Kelly na Derek, wenda bo mwabagize abanyaplanka nyinshi cyane. Tegura plank wowe, ukora ikintu, urebe inshuti ufite, urebe ko hari n'umwe ugusigara mu maso. Okay, wenda beshya inshuti zawe ngo mfite 200,000 ndashaka kubasohokana. Mu gitondo mupange deal, none we mu gitondo itubahamagara ubwati ya mafaranga mbonye akantu kihutirwa ndayatanze, ntabwo tukigiye. Nibongera kukwitaba cyangwa se bakongera kuguhamagara, uzamenye yuko Derek ibyo mba ndi kuvuga mba ndi gukina. Nyine abantu bakunda wa muntu ubereka akamwenyu, ibibazo oya, nyine bashaka guhora bishimanye na wa muntu. Ntabwo bazi ko behind of life ibabonesha amaso, ntabwo bazi ngo haba yibiki. So niyo mpamvu ngiye kubabwira ikintu kimwe gikomeye. So guys, ikintu ngiye gukora nyine ngiye guhamagara Oruga mu kiganiro. Abantu mwese mbere yuko muhamagara reka mbanze na namuye message ndaraza kuyibona mbere. Ngewe nkuko abantu bagiye babinsaba ngo muvane mu biganiro byanjye narabikoze, ariko amaze gukora nyuma yuko ndetse ibiganiro amaze gukora ibiganiro bitatu I think ahantu hatandukanye, amvuga agarura ubugambo bw'imbwa n'ibike I don't know, but ntabwo nkunda umuntu nyihagarika ku musatsi. Niba umuntu umuhaye nyine umuhereje amahoro ye, nawe nayagusubize. Mbere yuko nyine nongera kuzana ibindi bintu, ko nababwiye yuko mfite episode by episode kuri Oruga ndetse n'abagenzi be. Hari n'ikindi cyana nabonye bita hakita gutera, ndumva mukizi, gikunda gusuka ibisatsi nk'iby'abagore mani. Kuse kuki birabyana byabimenyera ko mubizi ko nabamenyeye life mani igihe kinini cyane, kubera iki mukunda kuzana imikino. Ko muzi ko mfite staff zanyu nyinshi zabashyira hanze. Nabonye Oruga yaranagutayemo, ariko ngiye ntabwo mba mfite utuntu nka turiya tworoheje. Urabizi mwese ubuzima bwanyu ndabuzi ko narabukonturaga nka so wababyaye, sibyo se? Rero jya ugenda gake nujya kuvuga umuntu mwabanye mu nzu kamema ari nawe gutunze bro. Nanze kukuvugaho, murakiza ikijama gikunda gusuka, ntabwo ari nwanyivuga izina kuko amazina nkariya yanduye nge ntabwo njya nyavuga. Vuga amazina mazima. Niba umuntu yaranakubereye mubi brother, come on, jya uza kuri kamera uvuge ibintu bizima. Jya uza kuri kamera uvuge ibibi byo, ariko uvuge n'ibyiza. Ureke kuza kumvisha abantu ko Derek ari mubi, uri kujya kuvuga ngo ntabwo twabayeho neza, ngo kwa Derek ngo twari tubayeho nabi, ngo twaryaga nabi. Buri se ngende inyoko man. Iyo niba wari ubayeho nabi wari ufite iwanyu, sibyo? Wari ufite papa wawe, wari ufite mama wawe. How comes uzi imbere y'abantu ukavuga ngo Derek yadutunze nabi? Ngewe ndi mama wawe. So kimwe nababwira, ibintu biba byoroshye, tujye tugerageza tugende gake gake man. Ngewe niba narababereye mubi, nta kibazo, muzabona n'abandi beza. Ariko ntabwo bisobanuye ngo uze hano uvuga ubugambo bwinshi. Nabonye ukuntu uri kwitapagura mu bantu nka kureba. Ngewe me ntabwo hari ikintu kimwe utaramenya, simuje nawe akazi. Nge muri byanjye ntununze, ntuteze no kuntunga mwana wa mama. Uranzi Derek, mwese murabizi ukuntu nagiye mbafasha utuboro twinshi. None nabonye ubwira abantu ngo nge waramfashaga bro. Come on. Wowe ubizi kukwinjiza muri filime yanjye, nkwibutse man ukuntu wanigise nza n'amacati kugera ku rwego mushima nkakubwira ati bro uzi gukina, komereza muri uyu murongo. Usibye ko nubundi we nta nahantu uzagera ugifite ubugoryi nk'ubwo. Ukina mu mafilime menshi atandukanye, hari filime ujya urambamo bitewe n'iki. Nkwibutse man wowe karuko hari abantu mba nashaka kugarura muri iki kiganiro. Nkwibutse igihe mwangambaniraga mwese mukajya kumvuga mu biganiro by'uwo bita ku ngoma, mukajya kumvuga mu mparabika. Nzi ngo turi kumwe n'abantu mugaya kuvuga ngo umutwe ngumwe wigira harya ngo inama yo gusara, ngo ntabwo nari kuzajya mbatekerereza. Mwebwe mwatekerereza nde? Mwebwe mu nzu nageragezaga
ibi bisore muba mubona biza kunsebya hari igihe nabifatiraga umwanzuro mu nzu nkavuga ati ariko reka mbipowe nk'umunsi umwe nange kubigaburira ndaye ko ari n'ikikuramo amafaranga 500 basi bayaterateranye kuko mu rugo iwanjye habaga abakobwa 2 habaga abasore 5 kambare numva ahubwo baranaringa kuko bagiye baza mu ma episode namwe mwibaze Derrick bari ku mutwe wanjye ariko uyu munsi bari kuza bakavuga ngo nago nari mbatunze neza iyo mujya kwa bene wanyu se hari uwo nahamagaye mwinginga ngo vayo biwanjye ariko murasetsa ni ibintu rero byumvikana nabonye kuri stati yawe wandika ngo mutuze ndabazi reka rero nkugire inama wa musore pe twese turi mu kigero kimwe nanjye ndacyari muto ariko niba mubaja batajya bakina nyine nanjye mbamo pe nge nakure ku kansebya ariko nge ninjya kugushyira hasi sinzigera nzana ubu bugambo ubona muza muvuga nzajya nza nkwibutse ibiboro bura iriya audio bagashyizemo agace nubwo uruga tudaciringa fresh iya nshiramo iriya audio yuriya mwana w'umukobwa mwaryamanye nkaguhereza iwanjye we nkaguhereza uburiri bwanjye ukaburongoreraho unancinya utanansabye icyumba cyanjye ukakijyamo ku buriri bwanjye bro akamenyero kanyu kabi ndakanga naranagahaza umuntu uzongera no kumvuga mbibabwire gasopo ni iyanyuma muri mwebwe muzi mwabaye iwanjye mwese muri yizi umuntu uzongera kumvuga ndababwiza ukuri do nidushake tube twabiganiriyeho kuko nge nta nicyo nganira namwe nidushake tube twabiganiro nzajya nzana ite mushyira hanze abantu bamubone ubundi nimanukire kuko mwebwe nta keza kanyu bro nta keza kanyu impamvu navuze aske niwe mujama muzima muri mwese nabonye nyine ntabwo abashaka kwivanga mu byanya ariko mwebwe murabizi ubugoryi bwanyu ngiye nguhaye gasopo kandi mbikubwiye nkomeje ikigano kimwe uzongera kunkura nushaka uzaba uri kuntaka mbibone kuri none nabonye waraje iwanjye ako reka mbabwire mwabantu umuntu najya avuga arakaye nimukabifate nka hari big deal ibaze kugira ngo umuntu w'umusore afate kamera azi wanjye ahantu nuye angogere ubanze yaraje saa 10 za mu gitondo angogere ngo ngiye ngo nsohoke ngo nawurwa ngo turi kubeshya ko ari planka turi gukora arangogera n'umukameraman birinda bumwiriraho ngarangogere nsohoke mu nzu reka mwubwire ukuri urugero ugize umwaka ngasohoka nkabona wanunziriya kamera yawe nayimena mbikubwije ukuri ndanidekara icyana nzamenyinira kamera cyaje wanjye kundeba ngo nukumfata amashusho ntuzajye kumburanya uko nakamenyero kuza mu rugo rw'umuntu hanyuma nsubi inyuma gato yabiriya wagiye kuvuga cenko ubanza utaramenya neza mu gihe twabanye sorry kuba nanavuze izina ryawe ariko reka ndivuge kugira ngo uze kwiyumva biri ujya kubwira abantu ngo nguriya mwana mwabonye Derrick yashyize hanze ngo ntabwo ari uwa oruga ndashaka kukumenyesha ko ngewe ntabwo ndi umwe muri babajama bameze nkawe barongoraga umwe uyu munsi ejo bahuye nanone naba ari wa wundi nge sinjya nihakana nazanga nabikubwira n'uyu munsi mbisubiremo suwe nywa amazi bishire umwana wanjye ameze neza mama w'umwana ameze neza ahubwo ufite ikihe kibazo mu bwonko bwawe nabyo kuza kubwira abantu ngo Derrick none se uri kubibabwira ngo baze kunderera so icyo nababwira rero bino bintu mubyihorere kubera ko kuza kuvuga umuntu ngiye muzarebe ntabwo ndaza hano ngo mvuge umuntu utamvuze ntabwo bibaho mwese muranangira kandi iyo munangiye murabizi ko ibyo ari byo byose uko mwabigenza mba mbari imbere mu ntambwe sibyo nukaze kuvuga umuntu ngo uzi kare bukwibara agaceceka ngo kamusya ntabwo byakunda bivuga umuntu uzi ko nawe afite ibyo yakuvuga uko nta muntu mwiza ubaho twese ntabwo tuba turi perfect twese dufite ibintu twagiye tunyuramo ntabyo byo kuza kuvuga ngo Derrick ngo yabanye naba ngo yakundanye naba man uri umuntu w'umusore uri umuntu w'umugabo ni Derrick gusa ukundana ubuse njye gutondagura urutonde rw'abantu iwanjye wagiye uhazana ugira gute njye kurugarura nanjye mvuge yuko bose ngende mbashyira ku murongo abo bose ko ntabavuze mbere abo bose ko ntigeze nkwicaza ngo nkubwire ngo bino bintu birambangamiye none wowe ubonye gato yaje akantu ko kuvuga Derrick wisuza wicara hano wisutangira kuvuga Derrick ameze gutya ateye gutya ko nge mbere ntigeze mfata umwanya ngo nze kuvuga ceye ku buryo ateye uzi n'ibintu uzi n'uburyo uteye ko ntafashe umwanya ngo njye kuvuga uwo ari we wese wabaye mu rugo muzi ibyo mwankoreye mukiva mu rugo mbibutse ibigano mwagiye gukora kuri ca nimwe nashatse kugarura mukajya kumvuga munsebya mumparabiga man ibyo byose nkaceceka none n'uyu munsi muracyakomeza ngo nukubera ko orugagize ute avuze Derrick rero murekeraho ngaho pe murekeraho ntabwo duhuje
niba umuntu abahaye amahoro namwe mumuha yiwe yigendere. Uwo nzavuga atamvuze muzamenye yuko nakoze amakosa, ariko ngiye iyo mvuze bagomba kugusubiza ibyo wamaye. Mugerageze muve muri bino bintu ko ntabwo ari byiza. Hanyuma nshaka guhamagara n'umuntu bita Oruga muri kino kiganiro. Mwese ndashaka nyine kubabwiriza ukuri tu nk'abiyama mwese mukamvaho. Ubwo nabereye imbwa nkuko mujya kubivuga mujye gushaka abababera abagabo. Ntabwo bindeba. Kandi ikindi nababwira, je ntabwo naje kubapfira. Umwana nabyaye arahari sibyo? Niwe mfite inshingano nkanjye, niwe uzamvuga. Ariko mwebwe ibyo nabakorera byose ntabwo nta kazi nge mwankoreye nari negetswe kubahemba. Sibyo? Niba hari ibyo nakoze mutishimiye rero mwihangane muzabona abandi babibakorera. Ahubwo amahirwe nuko mwagize yari Derrick. Naho ubu nimwongera kubona undi muntu. Muzamenye ko nyine mwebwe ubwanyu mwifungiye imigisha kandi murabizi ko mwayifunze. Ibintu birabaho gatoya mwese mugahita mujye mugacika ururondogoro uyateye gutya uyabayeho gutya. Nyine kuba umuntu abaho atuje ni uba wabihisemo binabaye ngombwa yuko avuga yavuga sibyo. Rero niba udakunda umuntu ukaba utanamwifuriza icyiza nkuko mujya mu biganiro mukavuga ngo Derrick ntabwo tumwifuriza ibi nibi, pengiye mbifuriza ibyiza mugomba gutera imbere. Ariko nanone mugarukira aho nyine birahagije. Ibyo mwavuze birahagije, ibyo mwanyise birahagije. Ubwo abantu abo mwashakaga kubyumvisha barabyumvishije sibyo. Nta gisigaye rero numva usibye igisigaye nukungendaho mugarukira abo birangira ko numva ari wo muti w'ikibazo wonyine wabone. Bitari ibyo Gasopo naguhayiragira utya uwumvuga sinzongera kuza nje kumuvuga ngewe nkuko nka gutya mwicara mu biganiro mukavuga hagati yaba wowe yaba Oruga yaba nande simwiteguye cyangwa simuzi. Uwo twahuye wese mu buzima azi ko nabanye nawe niyo yaba umunsi umwe mba mufite kuko mwese nk'abantu ndabazi nzi uburyo muhindagurika. Mba ngomba kuba nzi neza ko mfite rero akantu kawe kaba ka voice kabiki kakwereka yuko nanjye nkuzi ko igihe kimwe uzangambanira. Rero ibyo murabizi ko bihari byuzuye na biriya mwumvise nimwari muzi ko bihari. Niba ngombwa nge sinajya kubishyiramo hano, ariko niba ngombwa ko ngaruka nkabishyiramo hano muzumirwa uwo muntu uri kuza kuvuga amagambo avuga Derrick kuva ku wa mbere. Niba cano yawe izamurwa nanjye ntabwo nshaka kubreminga, ariko basi vuga ibintu bizima. YouTube uzi ko yabasajije isigaye mufata abantu. Niba umuntu ari kwivugira ibintu wowe ugahita uza uje kumunyomoza uvuge gutya na gutya kubera iki YouTube iri kugusaza, ariko uri gusenya ikintu kubaka bizakugora. Kugenda ukamvuga ntabwo ejo kukwakira rwose sinzabishobora kandi uzanyenera. Hello? Meze bite? Meze neza. Wamenye uwo muri kuvugana se? Ariko nta telefone kigiye. Ndi kukubaza wamenye uwo muri kuvugana? Ninde? Ese uvuga ko nshaka ko nshyira hasi mu biganiro ukora byakora? Wowe se wanshize hasi? Ninde watangije biriya bintu? Hanyuma se niba narabitangije warabyumvise. Ese wa mugore we cyangwa wa mukobwa ko mwiyamye wamviriye ku buzima mwana? Ese ndi umugore wa so ku buryo wavuga ngo wa mugore. Ese iyo umuntu aguhaye amahoro ko yo kuyamuha biba bigoranye mwana? Mva mani winza kuriza. Guhamagaye ndi mu kiganiro kugira ngo nkubwire sibyo? Urekere nyine ibintu byo kujya kumvuga mu biganiro. Nabonye tukambwira ngo ni mushire hasi uri kumamagara uri mu biganiro ubaho ubwenge. Reka manze nyine ngusobanurire. Reka ngusobanurire windushijwe ko ninjye guhamagara amayinite n'ayanjye. Ako nanjye mfite uburenganzira bwo kugukupa kuko telefone ni yanjye. Kupa? Ubu ako mwana ubundi wikanze iki nka? Ese nkawe wikanze. Ese wankize hasi ko ari byiza. Ko ntajya nkuvuga utamvuze wanditse nka nanjye nkakureka tukarekana nyine bikarangira. Wenda kiriya cyana ngo ni Cenko ase mwarihaze mwana murumva munshaka nyine? Cenko nabo bwana abantu babiri batandukanye.
niba waranabikoze uzi yuko bizambabaza shaka umuco ukomeze neza ntabwo nigeze mbabaza. Reka rero mubwire nakugira inama yo kujya gushaka abandi uri kumva ukababwira ibyo bagomba kumvugaho bakabikuzaho. cyakoza wakinnye n'ikipe utazi mwana wanjye nzaguha ibyo wifuza mwana. wigeze ubona njya gushaka abantu ngo muze mumfashe kuvuga Derek njyewe ngomba nibiba ngombwa noneho rekana nakurabure nibiba ngombwa yuko ngera hahandi hanyuma hamwe witwa ko wavukiye nzahagera handangira. uzi ko utanze ariko ushaka kuba warabanye nanjye utanze ariko uzamenya uwo ndi. mwana hagowe nyine wenda tuganire hagowe umugabo nk'ubu nkawe hagowe umugabo uzagushaka ko nta muntu muzima ukurimo. ntabyo wari uzi se? ntabyo nari nzi nabimenye ndi kumwe nawe. ariko nyamara inama nyine ngiye impamvu nkuhamagaye mu kiganiro no kujya numvisha abantu ko mani kubwira ngo umveho nkuveho ariko niba unabishaka reka tubitangire nari ngeze ko mba mwiteguye. ahubwo reka mubwire noneho ndakuvuga ahubwo uzagende kuri RIB ujye kuvuga ngo hano hari umuntu watengereje ari kwirirwa. Ngiye njya gukurega se Derek mwana uri kujya kumuhamagara ngo nindeke kukuvuga noneho reka ngende kubwire nzakuvuga mpaka uzagenda ujye kundeba. nanjye ndagusezeranya yuko mukumvuga kwawe uzagaruka ukambwira ngo noneho kumvuga byarangiye ko nzaguha icyo uzamereza mpaka igihe ubwawe uzacisha wowe ngeze kuvuga ngo simbikubwiye kubera uhetse iki ariko ushaka agakobwa uriyemera nyine kubera ufite iki wowe cyatuma nza kuvuga ngo kuvuga byarangiye. agareka mubwire abo bantu bawe nabo ushaka kubyumvisha nibabyumve wowe ntabwo nzigera utinya. nabonye batangiye no kubwira akagore kawe ngo kanzamure muri ibyo biganiro. ndabamenyesha ko mutazi umuntu muri kwikururira. urinde rata mutubwira umuntu uriwe muzamenye uwo ndiwe mu gihe aze wajya umenya ko uri umuntu mukuru umwana ugatuza. uri kubimbwiriza tuzi ko nabyibagiwe cyangwa mbiyobewe ndabizi ko ndi umuntu mukuru si ngombwa kubinyibutsa. ese ko watinga nyine nk'umuntu w'igicucu ukuntu mu mutwe. ntabwo nabukurusha ariko nawe urabizi pe. uri seri none uri kuvuga ibyo ndi kuvuga nabi seriyese. uzarekera ryari se? ndekera gukora iki? kuyisebya. ngewe nisebya. ese urugarika nkubaza akabazo kamwe ni gute userereza cyangwa usebya umuntu ukurusha ubushobozi? uwe bushobozi bw'ibiti. ese bro uranzi cyangwa nzakwiyibutsa? nyine nicyo nibaza nawe nyine nawe urabizi ko ntajya nkina. gute muri Kigali imodoka nziza ufite muri Kigali ubwo bushobozi ufite n'ubuwe ntutaha kwa Ranjodi n'abandi bagataha kwa Ranjodi. asha kamenyero yenze nyine nta kindi wibagiwe. wakubona ku isura ugenda mu muhanda avuga ngo ntomboye umukobwa mwiza i Kigali. kabisa ibumvishe rero ko ntari mwiza ngiye kuko ntabwo njya nigura ku muntu. yase reka nkubaze kugira ngo amenye ko ndi mwiza cyangwa ntari mwiza urumva. mbese wagize ngo ndi kukwinginga kuguma kuri koru yanjye yego? ubwo rero namenye se. ese gucyongeraho ubundi bugambo kupa wiza n'ubundi bugambo niba udakeneye kuyigumaho. ese kuvuga utundi tugambo mabuja ubwo se n'iyi nimero uzajya ko nari nyizi iyo dushaka ntari konga kuyita. azeke se wawe uzi iki wamukinga? yewe ndakumenyesha ko iyi nimero nyifite pe. niba uyifite uragira ngo iyo mbishaka ntari konga kuyitaba nayo. reka ndeke kuguha amahirwe yo kumvugisha kuko ndabizi ko aba ari amahirwe ngo uhaye mu buzima. ahubwo wasoje guturagurika nkukupe kupe bene wanyu. si mubyumva si umukobwa bari gushaka kumuha amahoro ngo ndeke range mureka ariko mwabyumvise nyine waracyashaka ko biba birebire. ntabwo ngiye guhita mbabwira ikintu ngiye kumukorera ariko
mu kindi kiganiro nzabereka ikintu tuzakora kugira ngo bite birangira burundu kuko nyine umuntu yumva sinzi niba yumva nk'akavoromoteri niko bakubita imigeri myinshi ariko nayo nayikenera bizagenda hanyuma bino reka mbireke ibyabawuruga nawe batipe maze no kurambirana cyane ahubwo reka nigarukire ku bintu bya kere kandi garukeho gato siko mvuga bamwe bagayikiwe reka ngaruke ku bya kere ho gatoya mfite byinshi byo kuvuga cyangwa mbireke nzabatungura reka uzabivuga bitavanze neza kambareke nzabatungure mbahereze impamvu zose mushaka kumenya kuri we so guys reka ngarukire hano sibyo mwumvise ko nyine tuzakora ikiganiro mbabwira impamvu cyangwa se byose gusa nyine ziriya nshuti zanyu ziramenyerana cyane nabonye bari gukora ibintu byabo bikarebwa iyo batambuze barashya ariko nyine nibakomeze bavuge niba binabagaburira nta ribi bino bintu birinjiza ku buryo kubwira umuntu ngo mu b'inshuti ni ikibazo gikomeye cyane ibyo byo ndabizi niba batangiye kubona amafaranga mu dashboard yabo kugira ngo banshyire hasi bizabagora ariko nta ribi nabyo nzabibaha ibyo bifuza ko nanjye mba mari gatanu ku kandi YouTube ni yanjye sinyikopesha mbese nyine nanjye ndahari ntabwo nta muntu nyine nkopa umunwa nkoresha cyangwa iki byose ndikoresha ubwo ibyo bashaka nzabibahereza ariko cyane wenda nka urugabe twavuga ariko uriya mwana wundi we nta kintu twavuga karabizi ko mfite staff ze zose nyinshi cyane zamwangiza so reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza make subscribe to this Derek again cyangwa se Derek Family Show mari gatanu ku kandi anything you want ushobora kwandika in my comment section kambwa ati Derek again nyine gukora kuri ibi ariko hagati aho ngaho nyine mubiho mukunda abantu apana byo mana umuntu baramuvuga akantu gatoya akantu gataka abantu bose ngo niko yarabaye ngo niko yarateye ako mwagiye mutekereza kabiri ibaze kuba umuntu yavuga akantu kamwe ku muntu mwese mugahita mwiruka muvuga ngo niko yarasanzwe ameze ninde se wari usanzwe ameze gutyo kari ibyo ahubwo byari bikuri mu mutwe amufataga nk'umuntu uri aho ngaho kari kwa kundi uzakundira umuntu ibintu igihumbi hazamo akantu kamwe gato cyane ugahita ukamwangira burundu mugire ibihe byiza nyine Derek again kuri Derek Family Show make subscribe share comment musi mwiza